yego ariko ibyinshi Imana yagiye ibikora, yagiye imba hafi, yagiye indinda kenshi, yego ndashima Imana. yego umunsi w'ivuka rya Yesu wabaye ku munsi wo kwa kane, nubwo abenshi njya numva bavuga ko mu by'ukuri ngo atari tariki yavukiye, kuko ese mwebwe abaramyi mwemeze 100% ko ariyo tariki 25 ariyo tariki Yesu Kristo yavukiyeho? Benshi bakunda kubijyanisha n'imigenzo y'aho byaturutse, ariko twe ntitwibuka itariki, ahubwo twibuka ivuka rya Kristo. Niho hafite ipfundo, niho twizihiza, ntabwo twizihiza gusa amatariki, ahubwo twizihiza urukundo Kristo yadukunze, atwohereza umwana wayo ngo aze kuvuka ameze nkatwe kugira ngo azaducungure uyu munsi tube abo turibo. Yego ni umunsi wagenze gute kuri Prosper Nkomezi? Ni umunsi wari umeze gute muri rusange? Neza cyane. Wasangiza abakunze mu by'ukuri umunsi wo kuwa kane wari umeze nk'umunsi udasanzwe ku isi hose muri rusange, ndetse ngira ngo no mu ijuru nimba nibeshye. Umunsi wagenze neza ku bakristo, twe twizera ko ugenda neza cyane, ari uko twasabanye n'Imana, turi kumva rwa rukundo Kristo yadukunze, rwo kuvuga ku rukundo rw'Imana. Nagiye mu materaniro nk'abandi, tujya gusenga, hanyuma tujya gusangira n'imiryango yacu. Yego hanyuma Prosper Nkomezi, uyu mwaka mu bikorwa wenda bijyanye n'umuziki wagizemo umugisha cyane? ahubwo wowe wabibonye gute? Wowe ureba kure. Yego yewe uko neza kubera n'umwaka nashiriye hanze album yanjye. Yego nise warandamiye, wari mu buhamya, indirimbo zavuye ku mutima w'Imana. Uzi hanze indirimbo imwe niyo isigaye, ariko nteganya guha abakunzi bacu vuba mu kwa mbere. Yego navuga ko Imana yabanye natwe, twamurikiye album mu kwa 10 tariki 24. Yego kandi tubona Imana bigenda neza. Yego harya iyi album ya kangahe nimba nibeshye? Yari album ya kane. Album enye, ubwo bisobanuye ko n'urugendo mu by'ukuri kuva watangira umuziki n'urugendo rutari rworoshye kugeza umunsi wa none. Urasobanura ute urugendo rwawe muri rusange kuva watangira kugeza umunsi wa none? Abanyarwanda cyangwa se abakunzi bawe babaye cyangwa se uko mwabanye, uko bakomeje kugushyigikira, ni ibintu wari witeze cyangwa ni ibintu byagutunguye muri rusange? Kuko umuntu wese yagiye gutangira ikintu, wenda urugero nk'umuhanzi yagiye gutangira ikintu, aba yiteze ko ashobora kugorwa cyane no gushyigikirwa cyangwa se no gukurikirwa cyane n'abantu muri rusange, ariko noneho wowe byagenze bite? Uko wari ubyiteze cyangwa se uko abantu bagushyigikiye niko wari ubyiteze, cyangwa byaragutunguye cyane Prosper? Mu by'ukuri ntabwo nari mbyiteze, kubera ntabwo naririmbaga ndi muto. Byari bavuga ngo watangire muri Sunday school, ntabwo byabaye. Yego ni ibintu byaje bitunguranye, mbikoze abantu barabikunda, feedback nziza, tubona ubuhamya butandukanye kuva twatangira kugeza umunsi. Ntabwo bahema kutwereka urukundo, gusa n'urugendo rutoroshe rubamo gucika intege, ups and down nyinshi, ariko iyo uzi ko umurimo atari uwawe, ari uw'Imana yaguhamagaye, wizera ko uyu munsi byaferinze ejo bizakunda. N'ubuzima busanga niko abantu bakwiye kubifata. Uratrayinga ikintu kikanga, ariko next time wongera kwigerageza bigakunda. Nicyo kintu cyanyigishije, nicyo kintu nigiyemo cyane muri uru rugendo. Ndakomeje kandi nta gucika intege, no kumva buri gihe ko ari bwo ngitangire. Nari numva ngo ngize nyawe n'umwaka wa 10, ariko nta na rimwe nari numva. Nanyuze ku stage menshi, twakoze ibitaramo byinshi bitandukanye, abahana no mu bindi bihugu, ariko ikintu nigiyemo ni ukumva buri gihe ko ugitangiye, nibwo urugendo rukomeza rukura umunsi ku wundi. Yego mugenzi wawe Israel Mbonyi mu minsi ishize yakoze igitaramo, ni igitaramo akunda gukora cyangwa se ni igitaramo ngarukamwaka yise Icyambu. Ubwo ni Icyambu concert. Icyambu kiba gifite ibice kigenda kibamo 1 2 3 kugeza kuri kangahe, ariko noneho wowe urateganya gukora igitaramo ryari Prosper? Ndayiteganya umwaka utaha bidahindutse. Ndateganya gukora igitaramo kinini mu kwa 7.
mu kwa karindwi mwaka utaha. Yego hanyuma ufite famiye nimba nibeshye famiye n'umuziki biroroshye cyane kubifatanya cyangwa harimo izindi challenges bisaba izindi mbaraga nyinshi cyane? iyo ufite abantu b'abakristo babyumva baragushyigikira ntabwo nigeze ngira imbogamizi za famiye. gusa umuziki kuwuhuza n'ibindi bintu ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kwitanga cyane kubera n'ibindi personal life famiye bisaba nyine concentration guhuza ibyo bintu byose. niyo mpamvu abahanzi bataryama kenshi bateganya imyanya myinshi kubera ko baba bahuza ibintu bisaba imbaraga kandi byinshi. ariko umugisha ifite umugisha kugira famiye gushyigikira biba bibaye Imana igenda ibyagusa. urabitubwiye ko uyu ari umwaka wa 10 uri mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. iki kibazo nkunda kukibaza abantu cyane, itangazamakuru mwabanye gute muri iyi myaka yose? byaragushyigikiye cyangwa ubwo ni bamwe mu bantu batumvuga ibyo ukora? barashyigikiye rwose kubera ku munsi wa mbere ndi umuntu utazi gukoresha cyane itangazamakuru, ariko barigiye bashyigikira kuva ku munsi wa mbere kugera uyu munsi vraiment bafasha. ariko abantu bose twagiye duhura twakoranye neza nabo. Yego. Yes. hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro dore ko mu by'ukuri n'amasaha yatujyanye, ariko mbere ya byose banza rwose wemerera abakunzi kuzaza hano wenda igihe tuzatugukeneye ukaza rwose tukaganira mu buryo bwuzuye cyane rwose. nta kibazo rwose niduhuza umwanya mbere y'igihe nta kibazo tuzabitaho. Yego. hanyuma indirimbo nshyashya irajya hanze ryari none usasa ko aricyo kibazo hano abantu benshi bari kumbaza bati indirimbo nshyashya iraza kujya hanze ryari Prosper Nkomezi? Irajya hanze mu kwa mbere kandi bazamenya vuba basanzwe bakurikira social media zanjye bazabibona. Yego. bazabibona nzabishiraho, ariko hari duheruka gushira hanze yitwa Sinziganyira twakoranye na Pastor Lopez. narayibonye cyane muri hanze y'umurundi uri Mareza Mukaneza. Yego. hanyuma abahanzi batatu bawe bakora gospel wenda navuga ngo bibihe byose kuri wowe nabahe uvuyemo kuko wowe uri wibihe byose cyane, so abandi wenda nka batatu washiraho ni nkabahe wenda? Yego. Yego. waretse singira bonsiga bose Yego. Prosper kamushimire cyane by'ukuri mu kiganiro gitoya uduhaye, kandi rwose tugushimire cyane ku mwanya uduhaye. ubwo abakunze tubibutsa ko imbuga nkoranyambaga zawe zose ari Prosper Nkomezi, Instagram, TikTok, YouTube channel, ngira ngo hari n'izindi ariko ukoresha Spotify haryo na Facebook page yitwa Prosper Nkomezi. Yego. Yes. Prosper ndagushimiye cyane rwose ku mwanya uduhaye, kandi Imana ikomeze guhumugisha cyane. murakoze cyane namwe Imana ibamugisha. Yego. Yes. hanyuma